Mbahaye ikaze kandi nongeye kubasuhuza mwe muherereye mu mpande enye z'igihugu zigiye zitandukanye. Nk'uko mubizi ibiganiro byacu ni akagaruka kuri Nsabira TV 2. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe imigisha ifatana n'ubwenge. Ujya wumva abantu benshi biyita abanyabwenge, abandi bakavuga ko bashoboye gukora ibintu by'igitangaza, ndetse wowe wakireba muri ibyo byiciro by'ubwenge buri kugaragazwa cyangwa se busipesifayingwa aho cyangwa buvugwaho, ugasanga wowe usa nkaho nta kintu uzi, bigaragara nkaho uri umuswa mu mpande zose, kubera ko categories bari kugena kugira ngo baditamayininge umuntu ufite ubwenge, wowe ugasanga ntabwo urimo. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire ko bitewe n'uko wiyumva cyangwa se n'igisobanuro cya nyacyo ufite cy'ubwenge, uyu munsi uraza kumenya imigisha ifatana n'ubwenge, umenye ubwenge buvugwa ni ubuhe, kugira ngo utazajya always wiblaminga, uvuga ko nta kintu na kimwe ushoboye. Uyu munsi rero tugiye kureba hamwe icyo Bibiliya ivuga ku bwenge, akamaro k'ubwenge. Bibiliya ese ibivugaho iki? Amen. Bana natwe nkwibutsa ko rero niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube, urareba munsi ya video yawe, urareba ahantu handitse ijambo subscribe, ukandeho, ukande no kukazogeza wemeze all notification, kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitambuka hano buri munsi. Stay tuned kugira ngo dukomeze turebe icyo Bibiliya ivuga ku bwenge. Burya ikintu cya mbere rero Bibiliya ivuga ku bwenge turarebera hano mu gitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani hano kirabivuga neza cyane, kirabivuga cyane hano kuri 5 ngo shaka ubwenge, shaka n'ubuhanga, ntubwibagirwe, ntuteshuke amagambo ava mu kanwa kanjye. Amen. Hano ngo shaka ubwenge, ushake n'ubuhanga, kandi ntuteshuke amagambo ava mu kanwa kanjye. Aya magambo rero niyo asapotinga neza cyangwa se agaragaza uburyo ubwenge ari ingenzi, kandi kubaho ufite gutekereza, ntiwibagirwe n'amagambo y'umuremyi wawe, ari byo bishobora gutuma mu buzima bwawe bwa buri munsi utera intambwe kandi nziza. Ikindi kandi ngo ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakishe ubuhanga. Ku 8, ubukuze nabwo buzagukuza, nubukomeza buzaguhesha icyubahiro. Uyu munsi hari abantu benshi usanga bameze neza rwose, ugasanga bafite ubushobozi bugiye butandukanye, yaba mu buryo buri financial, kandi ugasanga bafite kubaha Imana, ugasanga ibyo bakora byose babikorana ubushishozi kandi byuzuye ubwenge. Niyo mpamvu rero uyu munsi tuba twahisemo kugira ngo tubazanire cyangwa se tubasangize amwe mu magambo yubaka cyangwa se agasana imitima, kugira ngo icyo ushakishe n'icyo wabonye cyose ujye wibuka yuko kiri mu bubasha bw'Imana, kuko ngo nta kintu gishobora kubaho kitari mu mugambi wayo. Niyo mpamvu kuba utunze imodoka nziza, ukaba ufite inzu nziza, hakaba hariho abadafite akazi, uyu munsi ubuzima burahinduranya, ejo bazaba bafite akazi, bafite ibisa neza neza n'ibyo utunze, mu gihe wowe ushobora kuba ufite ibyisumbuyeho cyangwa se na bya bindi wari ufite bikaba byaragabanutse. Ibyo byose rero ngo nta kiba kitari mu mugambi w'Imana. Niyo mpamvu rero kugira ubwenge cyangwa se ibyo utunze ukabishakishanya umutima ukunze, ndetse n'ubwenge bwuje ubwema, ibyo ni ibintu bishobora kuba bishobora gutuma ubuzima bwawe bugira umurongo bugenderaho. Rero reka mbabwire ko Peak of Today ihagarariye ahangaha, kugira ngo ejo nidusubukura tuzabazanira Peak of Today, amagambo akomeye cyane dushobora kwifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo duhereze ubuzima icyerekezo. Dear friends, ntago
panika ubuzima kuko turi munsi y'ijuru ibintu byose biba bishoboka. Ese kwizera bigutwaye iki? Gerageza mu byo ukora ushyiremo kwizera ko ariyo ifite ubushobozi ku buzima bwawe, bityo rero bigufashe kubaho utuje kandi utekanye. Nkwibutsa ko rero nanone niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube, icyo usabwa ni ukureba hasi ukareba ijambo subscribe ukarikandaho, ugakanda no kukazogera kugira ngo video zose dushyiraho ntihakagire n'imwe gucika. Bye bye, shalom shalom, Imana ibane namwe.